Kosha hanyuma rero ngo nongira akamwereka abantu baranzoguruje hano abantu baranzoguruje ugukora iki nkwereke ibi ntago byumvikana hano nashize itangazo wabonye ukuntu ahantu bahagize amaye abanyamuhanda bose abaturutsiriye pfa na ruguru bose bakaza bagasoba ese papa nuko kutiri wabimbwiye dore ushoba akazi ndakashoboye amande yo kunyara hangaha ni 5,000 nabibonye uzamfatira nge 5,000 nzabiguha hanyuma muri hishi papa ibyo byihore ndabikora jewe ndabikora tubyumvikanyeho ibyo nje ntago burira umunsi afasha umuntu gusa umunyereke gusa nkwereke ibi ndabishoboye yashaka kuyaniza abantu muri umujyi ibi ndabishoboye ukandi ndaze mukwereke sawa sariya sawa ngaho ko wirwana akazi kwihore nakanje sawa sikoli kona ahantu hose habaye mu mujyi dawe undi hagarika hehera birangendekera bite sibahu kona hose bahagize mu mujyi yego mama kanihengeke kwiki gipangura kanihengeke Rasa ndo gusoba handi papa yambwiye yara ndamufashe tu uriya we ndamufashe zarizinyishe kandi bohoye n'abashi we ndakubye ngo sobe nagize nte mwa oya ndakubye ngo sobe hano nagize nte oya ndakubye ngo sobe hano nagize nte ariko abanyamujyi mukino soma hano ubu imyaka ndakibuka inyuguti soma hano imyaka mfite ndakibuka inyuguti byo kuvango ntabwo uzajya icyapa uko uzajya mu gikosi gusa no gusoma mu gikosi gusa handitswe gusoba hano birabujijwe amande ni 5 ngo iki wabibonye ngo iki vayo papa habesha none shakaga yarura hano ninda kubyonsobera mu murimo yarura pa yarura tujana urandi hasa injiza mu nzu urandi hasa ndagufasha urandi hasha urandi nayaguha urandi Sati